Yesu ashimwe bavandimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe, nongeye kubasuhuza aho muherereye hose. Uwiteka abaha umugisha. Nitwa Apotre Rosine Nyirandiho kubwayo, ndi umushumba Buhoka Ministry, ndi Kigali mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka. Misiyo yanjye niyo kubohora abantu b'Imana ku myuka mibi, amabanga yose akorerwa mu isi y'umwijima. Imana yampamagariye kujya nyabahishurira mfashijwe n'Imana kugira ngo mubashe kubohoka kandi mubashe kubaho mu buzima bwiza. Inyenyeri zanyu z'ubuzima zake. Nta kintu wageraho ubuzima bwawe butameze neza, nta kintu wageraho mu rugo umuriro uri kwaka, nta kintu wageraho abantu batagukunda, nta kintu wageraho abantu barakurekuye. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nje mu muryango ku bantu bazengerejwe n'imyuka ibasenyera. Nigeze mbibigishaho cyane ba mama. Ndababwira nti hari igihe umugabo aguta, mu by'ukuri uri umugore w'imico myiza, uri umugore umwubaha, uri umugore ugira respect ku mugabo wawe, uri umugore w'umukozi, uri umugore usa neza ku isura, ariko kubera ruriya rugingo, uriya mwanya w'ibanga wangiritse kubera abagome, kubera imyuka mibi, ugasanga ku meza ya gatatu ibintu birapfapfanye. Mbakorera ibiganiro bibabwira ukuntu mugomba guhumana uriya mwanya w'ibanga, kuko ku bantu bubatse urugo namwe umumaro wawo murawuzi. Kambanze mbakire mugubwe neza. Abantu bashyashya ndabasuhuje mbakira mugubwe neza. Hano ntabwo ari idini n'umuryango w'abana b'Imana, kandi ikindi umuntu nyumvishe bwa mbere akore subscribe atajyacikwa n'ibiganiro bibera hano. Hano mpigisha inyigisho zo kubakangura cyane cyane mu buzima. Ntabwo abakirisitu ari mwebwe mukwiye kubaho mumeze nk'aho isi yabasize, mutazi aho isi igeze, mutazi isi y'umwijima ukuntu ikora, mutazi iminsi turimo, mutazi ukuntu abarozi n'abagome bagenda bafungira ibirere, bakabicira ubuzima, bakabibira inyenyeri, ukabaho utanezerewe, ukabaho utishimye. Wari ufite inyenyeri y'urugo rwiza, Satani akayanduza, Satani akangiza urugo rwa karudavanga, kandi warabanaga n'umugabo mumeze neza kugira ngo mukore umuryango, kuko ari itegeko ry'Imana. Uyu munsi wa none nje kubereka uyu muti ba mama ahantu muherereye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imitungo n'ubutunzi wabihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Umugore umutima w'urugo. Umutima w'urugo rero atakiri umutima w'urugo, urugo rurasandara. Imana ishime. Kandi ibintu byose buriya mu muryango bijya gupfa, bigapfira he? Ku meza ya gatatu. Ameza ya gatatu ushobora kuba unyumvisha ari ubwa mbere nabigishije ameza atatu aba mu rugo rw'abashakanye. Iyo ayo meza atatu ari mu rugo adakora neza, urugo rurangirika. Ameza ya gatatu n'umushyikirano w'abashakanye. Twagiye tuvugiraho ibintu byinshi cyane, tuvuga n'ibikoresho mugomba kugira mwakiriya cyumba, abamama b'umutima, kugira ngo ujye ukora uriya mushyikirano mu rugo rwawe bigende neza, mu rugo haboneka isuku, mu cyumba haboneka isuku. Hari ibyumba by'abantu bashakanye winjiramo kumva kiranuka, ku buriri ntihateguye neza, mashuka nta meshe, nta suku, nta gukora isuku, nta kwiyogosha, insya, incakwa, ibintu biruzuye. Bavandimwe mujye mumenya neza ko kirari igikorwa gitagatifu kandi kigomba kubaho. Imana yabihaye umugisha, nta mpamvu ki yo kubihindura ibintu ko mwiboneye. Imana ishimwe. Uyu muti umumama ufite, se navuga ngo ntiyasenya urugo, sinzi uterime nabivugamo, ariko umenye neza ko ibisenya urugo ari byinshi. N'igihe uba ufite ibyuka by'iwanyu muri karande, ukaba uri umumama ukora ibintu byose, ariko kubera bya byuka by'iwanyu muri karande byo kutubaka byagukurikiranye, n'ubundi bikaba byagusenyera. Bya bindi bigusambanya mu nzozi bikaba byagusenyera, bigahindura umwanya w'ibanga. Umurozi akaba yatwara amakariso, imyenda y'imbere, cyangwa aho wanyaye akajya kukuzinga no kukuzirika. Icyo gihe uriya mwanya w'ibanga ubutakaje umwimerere wawo. Ibintu birazamba, hakuma, ugasanga ibintu nibibi. Harimo ibindi byuka nkaho urota usambana, remarido nui, abagabo ba nijoro, biriya byuka nababwiye bisambanya abagore byitwa incubus, byangiza uriya mwanya. Noneho byawangiza, umugabo wawe yahasubira mwajya guhura, ibintu bikaba bibi, bigahindura isura, kubera ko hari byindi byuka byahinjiye. Nababwiye ko n'ama infection ashobora gutuma uriya mwanya wangirika, ariko ama infection muyajyana kwa muganga birumvikana, kuko ngewe imiti mbaha yirukana bene ibyo byuka bibi bikabavaho. Ntabwo umuntu arwara igifungwa ze hano, ntabwo umuntu arwara ibyicurane ngo aze hano. Hoya, kwa muganga bavandimwe bavura ubwo burwayi busanzwe barahari. Ngiye nababwiye ko domene yanjye ariyo kwirukana imyuka mibi ku bantu b'Imana. niko kubabohora.
niyo mpamvu minisiteri yangiye twabohoka. Rero aba mama uyu muti muzawugure, ndawufite, ukeneye azanyandikira kuri ya nimero yanjye, ndayitanga ndi gusoza kugira ngo mbabwire ukuntu uyu muti ari mwiza wirukana iriya myuka mibi mu mwanya w'ibanga. Harimo n'abantu bamwe mwaragiye musambana ugasanga bya byuka wararuye ku bantu mwagiye musambana byitsindagiye hariya hantu. Uko usambanye n'umuntu ujya umenya neza ko burya usangiye ubuzima nawe, mweshanje imyuka murayisangira, rero irahasigara gusigaramo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko icyaha cy'ubusambanyi ari kibi, kuko gikorerwa mu mubiri indani, imyuka ikagusigaramo ikagenda ikazambye hariya hantu ikaba yagusenyera. Nababwiye ko mu gitsina cy'umugore haba uturemangingo bita grande dobaritore. Grande dobaritore ni uturemangingo, ni uduserire tubamo hariya mu mwanya w'abagore, nitwo dutuma uriya mwanya igihe ugiye guhura n'umugabo wawe turekura icyo bita dutuma umusemburo wa estrogene utuma ugira ubushake wiyongera. Iyo utwo turemangingo twapfuye, burya natwo iyo bangije uriya mwanya ni natwo twangirika. Iyo umurozi akuroza agatwara amakarisa, agatwara inkara, agatwara iki, ibyuka bibi bikahajya bigusambanye nijoro, uriya mubiri urangirika, turiya turemangingo tukangirika. Uyu munsi wa none niba umurozi ashobora gufata imihango yawe, agafata igarisa akajya kuzingura ubyaro ntubyare, bakunyuza mu byuma bagasanga intanga n'inzima ariko ntubyara, kuki umurozi wumva ko kiriya gitsina atacyangiza, biriya byuka bibi hajya mu nzozi bitahangiza. Uyu mwanya rero mu gukorera isuku, musiga hawaye amavuta, nabwiye ko umuntu uzakenera azampamagara. Umumama wose wubatse ubundi wagakwiye kuba ufite aya mavuta, kuko umunsi uyu mwanya w'ibanga wangiritse wa muvandimwe we, ibibazo byinshi mu rugo bizavuka, kandi niho bitangirira. Yego ntabwo dushatse kuvuga ko abagabo mwese mugenda guca abagore baninye inyuma ari uko uyu mwanya w'ibanga ufite ikibazo, ariko nanone hariho abagenda kuko uyu mwanya wamaze kwangirika, bya byuka bihitsindagiye bigapushinga umugabo akaba yagukita akagenda, cyangwa yanahaza akabikora byo kwiyerurutsa. Warangiza ugatangira uvuga ati umugabo wanjye aranyanga nca inyuma, kandi wenda bya byuka birakanuye birahari, ajya gutangira igikorwa bikaba biramwongoreye, bikamwumvisha wenda ko wabishye, bikamwumvisha ko wenda ufite abandi bagabo, mbese kuko bari imyuka mibi utabona, buri bihita bihindukira ku mugabo, bigahita bijya bimwongorera ibintu byinshi. Kaba n'igihe waba uri kumwe n'umugabo kamera nk'udahari, kubera ibyo byuka byitsindagiye aho hantu. Rero uyu muti uzabafasha, umeze nk'amavuta, uwusigaho inyuma gusa ku mubiri, apana ntabwo uwusosezamo imbere. Hari abantu bazawugura ugasanga bagiye gucengezamo imbere, hoya, usiga inyuma ku ruhu, inyuma ku mubiri, ku mwanya wawe w'ibanga, nka kumwe dusigaho agakotoro cyangwa ayandi mavuta. Icyo gihe uri kwihirukanaho ibyuka bibi, iyo umugabo hagiye rwose araryoherwa, ibintu bikagenda neza, kuko nta bindi byuka biba biri aho ngaho, haba hasukuwe, haba habaye anointed, hameze neza, nta cyuka cyakicara aho ngaho mu gihe muri icyo gikorwa, ibyuka byose biragenda. N'ibyari kuva ku mugabo wawe wenda bigatuma ibintu biba bibi biragenda. Rero umugabo azagukunda bikomeye uyu muti niba uwufite. Aha niho hantu aho Mariya kugira amahishurirwa mu buryo bw'umwuka, niho hantu twajyaga dukura tukumva ngo batubwira ngo abakobwa ngo abantu ngo bicuruza ngo bagira amavuta ngo basiga ngo ku mwanya w'ibanga, ngo umugabo yagiye ngo agakwama ngo ntaveyo. Buryo uretse ko abantu baba bavuga amakuru batazi, burya nta n'imiti isanzwe yindi isanzwe basigagaho, ahubwo ni ukuri ya mwanya w'ibanga baba bawuhumanuye, noneho wa mugabo akahajya nta byuka bihari, akahishimira akahanezererwa, bigatuma ejo hakumbura kumva yasubirayo, nta kintu kidasanzwe aba yahasize. Rero nimumenye gukora isuku kuri uyu mwanya w'ibanga. Abamama nizere ko rwose muzaza gutora uyu muti kandi muzihuta, ngambiriye kubohora ingo zanyu mukabaho mwishimye. Ntabwo ibintu mba ndi kubigisha ari ibintu bibi. Uyu muti uva mu byatsi, murabona ko no ku gacupa hariho ibyatsi, ni ibyatsi baba bakamuye bagakuramo iki uriya mutobe wabyo w'imbere, ibyatsi nyine bituma hari ahantu nta kintu kibi cyahajya cy'umwuka mubi cyangwa bimwe umurozi aba yakoza kuzirika, icyo gihe bivaho. Imiti yose uyu munsi dukoresha iva mu byatsi, n'iri ugura muri farumasi murokore iva mu byatsi. Ahubwo kubera politike batwereka yuko iriya miti nyine ibyatsi byacu bakabijyana mu nganda bagakoramo imiti bakazaza bakayitugurisha. Niko bigenda, uko ni ukuri kuko ibintu biba bimeze.
iyi miti yose ni ibyatsi byacu bapakira bakabijyana mu nganda iyo ngiyo kure, bakabitunganya bagakuramo imiti bakaza bakayitugurisha, kandi nawe uwo muti wawubonera hafi. Ikibazo rero nuko n'iyi miti yirukana imyuka mibi mu mafarumasi ntayibayo. Hari abajya bambwira ngo umuntu yawukuraho. Iyi miti yirukana imyuka mibi ntabwo iba mu mafarumasi, iba ku baganga nyine bazi uko ibikurwanya bimeze. Hari abaganga bashinzwe kumenya no gusuzuma ibintu by'imyuka mibi, amarozi. Hariho n'abaganga bacu bagiye mu ishuri bazi kumenya izindi ndwara z'amamikrobe ziba zaje mu mibiri yacu. Imana ishimwe rero, nimero yanjye ngiye kuyisiga mbwira abantu ko murampamagara mukanyandikira nta kibazo. Ariko muri iyi minsi kubera akazi kenshi n'inshingano, nimero yanjye nayihaye umusekreteri niwe witaba, yarangiza sekreteri w'itorero niwe ubitaba, yarangiza mukavugana. Hari abavuga ati turi kumva atari we, niyo mpamvu nkubwiye nyine ko atari ngiyewe kenshi ku manywa witaba abantu, ariko simbabwiye ngo mujye mumpamagara nijoro kubera ko nijoro nanjye mba ndi kuruhuka nk'uko namwe muba muruhutse. Uramuhamagara yitabira kuri nimero yanjye n'ubundi, yarangiza mukavugana. Waba ushaka randevu ukamubwira icyo uri kwifuza, ukamubwira n'aho uherereye, ukamubwira niba ukeneye isengesho rya deliverance cyangwa se niba ukeneye kuza kwivuza. Icyo gihe iyo umubwiye icyo ukeneye akubwira ibisabwa, akakubwira n'amasaha dutangirira kwakiraho abantu n'igihe dusoreza, kugira ngo uze tukwakire neza kandi tukwakirana umutima mwiza. Rero ndumva ari ibyo, mutazajya mwumva undi muntu abitabye mukibaza impamvu cyo atari ngewe uri kujya ubitaba muri iyi minsi. Hari umusekreteri twahaye kujya yitaba telefone yanjye kugira ngo mbashe no gufasha abaje kundeba. Rero niwumva atari njye ukwitabye ntuzagire impungenge, uzamubwira ati ndi nyanaka ndaha, ndifuza kuza kureba Apotre, ndashaka igisengesho rya deliverance cyangwa afite uburwayi buturuka ku myuka mibi, ndashaka kuza guhura nawe ampereza umuti, amvure, ansuzume. Ibyo byose ndabyemerewe. Imana yabimpereye ubutware ndetse n'ubushobozi, kandi umutima wanjye uhamanya nabyo. Imana ishimwe. Nimero yanjye ni 0788942414. Waba ari inyuma y'igihugu cy'u Rwanda, kuko mutari i Kigali, namwe ubufasha murabuhabwa bitewe n'ubujyanama nuko tuba twaganiriye. Ntabwo bufasha buhabwa abantu turi kumwe hano gusa i Kigali mu Rwanda, n'abari inyuma yaho namwe ndabafasha. Abakeneye deliverance ndayikora nubwo muri kure, ndetse n'abakeneye kwivuza hari uburyo imiti ishobora kubageraho bitewe n'uko twaba twaganiriye, nkamenya wenda aho waba uherereye. Imana ishimwe rero kandi habwe icyubahiro. Abari hanze mujye mwibuka kuyongeraho ya kode y'imbere y'igihugu cy'u Rwanda, akamenyetso ko guteranya 25, ukajya mwakurikizaho 0788942414. Dukomeze tubane mu biganiro binyura hano, kandi musharinga, mukomeze kugira ingo nziza, mukomeze kwatsa inyenyeri z'urugo rwanyu, mube mu muryango mwishimye. Imana ikomeze kubaha umugisha. Shalom shalom.